Waramutse. Yego. Uraje? Nari mutegereje nje. Umeze utese? Meze neza. Iminsi myinshi. Ubale ikintu nyine narimo nagira ngo nyine mubwire njye nawe tubireke ibyo gukundana nkeneye gukomeza amashuri yanjye. Kubera se? Kubera ko ibintu byo gukundana biri kunyica mu mutwe cyane. Kinumva nta kintu bitwaye ibyo ngibyo. Impamvu wowe ni uko utiga. Niyo mpamvu urimo kuvuga gutyo. Ntabwo byoroshye gufatanya amasomo. Njye mama yagiriye inama arabibwira tubireke n'ubundi nta kintu bimariye tubyihorere rwose sinkeneye gukundana nawe ushatse wanakitahira buriya ni icyo nakubwiraga. Nta kintu bitwaye amashuri none ntabwo byabura kutayakora ntabwo niba wakwikoperekamo ibintu ntabwo byaba ari byo haka amashuri ntabwo ahuriye n'urukundo. Wowe fata yuko njyewe nakeneye gukundana nawe. Niba ubyanze nta kibazo n'inyegasamburira rero nzashakira ahandi nta kibazo. Kwikompirika mu bintu byo kuvuga ngo amashuri urukundo n'amashuri ntabwo byaba bihuriyemo ngenda ukumva nta kintu bitwaye ibyo bintu sinzi impamvu uri kwikompirika mu bintu nk'ibyo ngibyo. Amashuri asahuriyeho n'urukundo icyambere ko ari ugukundana njye nawe tukagera ku ntego dushaka ibintu biri kuzanana ibikinga amashuri wabyize ko wirindiye gutaka kandi ibyo ngibyo. Impamvu wowe uri kuvuga gutyo ni uko utiga siko bimeze gusa ikindi umenye ko njye tubireke ibyo bintu byo gukundana njye ntabwo mbishaka. Nta kibazo reka tubyihorere niba utabishaka n'inyegasamburira rero muzashakira n'ahandi nta kibazo. Nta kibazo nyine nakanitahire nsubire mu rugo. Mvataha ntuzagaruke hano nyine ugenda uhiga abandi bakobwa agaruka ugende muherekeze. Baraka kugeza aha ngaha genda. Buriyera umwana natoraguye mugiriye impuhwe nsanze bamutaye ari akana gatoya cyane ndamuzana none mana yanjye mu by'ukuri umwana nimubwira ko atari uwanjye bizagenda gute koko nabuze icyo nkora pe sindamubwira ko atari uwanjye kandi azi ko ari umwana wanjye se nzabya ariko amaherezo agomba kubimenya akamenya ukuri kuko kuguma muhisha ukuri nanone ntabwo byaba ari byiza. Ngiye gushaka ukuntu nazabimubwira pe sabira konje. Abakobwa bose bo muri iyi karitsiye ngomba kubararura nkabaha amafone ngatangira kubarya noneho mwereke banze mamagare umukobwa saramasi ni ahantu se twahura tukaba turi kuganira utuntu wenda tujyanye n'umuryango.
Reka duhure vuba vuba ahubwo reka nkukupe taba tuganira ibindi. Salama. Ariko bwa mbere mba nkubonye se umeze gute se? Meze neza. Utuye he? Ntuye hano. Ahangaha? Ari bari ko twicaye tukaganira hari ibisi. Nta kibazo. Nzanira agatebe nyine. Yewe se mba naje kureba nyine abakobwa bo muri izi karitsiye kugira ngo twumve ibintu tuganiramo nimba twahuza. Usaza tudahuje. Ntakwizirikaho. Nese njye nabyemeye. Bahiga izindi nzira nyine. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ne tushaka kugira ngo ndebe umukobwa inaha afite imico myiza ngo ndebe discipline abahagaze. Usaza se mfite imico mibi? Napfa ko kwakira nyine. Kandi ushaka umukobwa w'imico myiza? Ariko wende kubona unayifite da. Gute? Ndikukubona. Ubwo njyewe umbariye umukunzi njyewe nagwibura kimwe ushaka, ikintu cyose byose ndabifite, amafaranga njyewe magaze nayo na kwasteri yanjye yisize hano hepfo. Uraza kuvuga ko nyine udafite ayo mafaranga ntago nazi. Oya ntago ari uko ngufashe nyine. Mba ngira ngo mbanze ndebe. Se izo nkweto. Izi nkweto se kandi njyewe nibyo mba nshaka kwiyambarira kugira ngo umuntu atanyuzamo ijisho nanjye mba ngenda mumenya mwegera neza. Nta kibazo. Uranyemereye se? Rero reka ngende tuzongera guhura ubutaha. Nakaye ubu nzaniye se ngo mbanze nsome. Usanze kitarashya? Narimo nigendeye mu kazi. Ntabwo ntatinze cyane. Watinze watumye ntegereza cyane ahubwo reka nkubwire. Wa muhungu dukundana wa wundi nyine nsigaye ndibicaye ngavuye ngo muri Amerika ngo muri business ziwe ngo ziwawe. Ese reko rero wamubwiye ngo azakujyana neza? Nabimubwiye ntabwo nacikwa. Rero muri Amerika kuntu hasa ahubwo se wakazi kawe ko mu rugora bimeze gute mwine? Birakaze nyine ndacyari gushakisha ntabwo n'iyi migi gushakamo akazi babigoye ariko wowe wagize amahirwe. Ni nawe yemo n'umuntu ndya amafaranga we. Uzakomeza kwiga n'amafaranga ari ngafite ng'indege ngafite amamodoka mbese buri kimwe ngo none kampani ngafite ngo business. Shamurakaze ni ukuri. Use cyakora ukize ukiri muto pe. Ahubwo se siwende wazavuye mu ishuri nawe ukagenda. Oya ntabwo nava mu ishuri gutyo kubera nyine ibintu by'ubusa nyine by'amafaranga. Ariko niba ari iby'ubusa se kubera iki utamureka ngo umubwate amafaranga wiyanga ugakomeza ukemera akayaguha? Nese wowe bagwa amafaranga ukayanga? Kandi wasanga ntago ajya guha make ndabizi ukuntu usigaye ukeye. Ahubwo ndabona kubera guhiga akazi mbona warahoroswe. Narahorosa byihoreye. Mva mwana ahubwo weho
weho bakumenamo ibiceri nk'umuntu w'inshuti yanjye nta kintu mfashije. Ubwo nawe nzaguhigira akazi. Mfite umuntu w'inshuti yanjye nawe yabuze umukozi ariko sinatekereza ko uhari. Uzamubwire nyine tuzareba ikizavamo tuzamubwira. Usa ngo urumva ushaka nkangahe ku kwezi? Yego komana nese urumva arakifuza amafaranga make? Uvuganye nayo ushaka twumva. Byibuze n'ibihumbi 50. Ni menshi. Okay, kagenda ubwo nyine mbitekerezeho ubwo nyine naye ndagaruka ngo igisubizo. Bye.